umuryango w'abibumbye ufite ubwitange buhoraho mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro hagati y'abantu, gukumira amakimbirane, kubana mu mahoro no kubahana mu cyubahiro cya muntu, bifasha kubungabunga icyo abantu bafite cyane kurusha ibindi by'agaciro aricyo cyitwa amahoro. Rero ubu ngubu urugendo rwa hano i Rwanda kwakira igikorwa cy'urugendo rwongeye kugarura urwego runini cyane rw'ikimenyetso. Hari ibihugu bivuga ku mahoro nk'ingingo y'ihame cyangwa inshingano zo kumenya. Hari n'abandi bavuga kuri ibyo cyane cyane ko bazi muri bo ubwabo no mu mateka yabo igiciro cy'intambara. Angola ni umwe muri abo ngabo bazi ikibazo cyangwa ikiguzi cy'intambara. Inkuru yanyu iratwibutsa ko nta ntambara iri ngombwa ku bushake bwa politiki ndetse n'ubutwari bw'abayobozi, ahubwo ubushake bwa politiki nibwo bugomba kuba intwaro. Rwanda si ahantu ho guteranira gusa, ahubwo ni ahantu h'ubuhamya. Ubuhamya bw'abantu bari bazi intambara cyane, kongera kubaka inzego, kunga ubumwe bw'abahungu babo n'abakobwa babo, maze bo ubwabo bakaba abantu ba mbere mu kuzana ituze, ubuhuza ndetse n'amahoro. Niyo mpamvu rero nshaka gushimira nyakubahwa perezida uruhare rw'ingenzi, uruhare rwa Angola ku buyobozi bwe mu karere, guteza imbere ibiganiro ndetse no kwihuza kw'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane batarafatanya ibikorwa beza cyane ku mahoro, ituze ndetse n'ubufatanye bwa Afurika. Ba nyakubahwa abagore namwe bagabo, insanganyamatsiko dufite uyu munsi ni uguhamagarira abantu amahoro, tugashyira iherezo ku ntambara n'icyiciro cy'amategeko mpuzamahanga. Ntabwo ari itegeko ry'izina gusa, ahubwo bigaragaza ko twumva ibyihutirwa, biragaragaza icyifuzo kigoye, inshingano zacu rusange, bitewe n'uko isi yacu irimo kunyura mu gihe cyo guhangayika cyane. Amakimbirane arimo kwiyongera, ubumwe burimo gutakara, ibibazo by'ubutabazi biri kwiyongera, kandi abaturage ba sivili bakomeje kwishyura igiciro gikomeye cyane cy'intambara. Mu migabane byinshi imijyi yasenyutse, imiryango, abana batatanye bagakurira mu buryo bugoye cyane mu nkambi, abantu bari mu buhunzi, kandi abagore imibiri yabo ikomeza kwibasirwa, bakorerwa urugomo rw'ihohoterwa cyangwa se bagakorerwa ibikorwa bibi cyane, haba ku mubiri ndetse yewe no mu mubiri imbere mu bitekerezo. Ibisekuruza birimo kubura hazaza, kandi abantu bose barimo kubura icyerekezo kizima. Ubwo kuri rero tugomba kuganira mu buryo busobanutse neza. Amahoro agomba kuboneka yo gucecekesha imbunda. Ntabwo tugomba gukora wenda kugira ngo tureke guhungabanya ibintu byinshi, ahubwo ni isezerano ridafite intege nke, rishingiye ku buringanire bw'imbaraga, rigomba gutuma ibyo bishoboka. Amahoro ashingiye ku mategeko asaba ubutabera kandi agasaba n'ukuri. Bisaba kurinda abaturage b'abasivili ndetse no kubaha ubusugire bw'igihugu, ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu, ndetse twiyemeje amasezerano mu bwisanzure. Ikirenze byose bisaba ko ijambo mpuzamahanga rigumana agaciro karyo, ko amahame nta n'ibikoresho mu buryo bwo gutoranya, kandi ko amategeko agumaho ariyo gipimo rusange cy'inshingano zacu. Niyo mpamvu amategeko mpuzamahanga ntabwo ari formulaire yimerere gusa cyangwa se yenda icyizere gusa, ahubwo ni amahoro nyirizina, aboneye, arambye kandi akwiriye kuri bose. Amasezerano y'umuryango w'abibumbye aracyari ndetse n'uyu munsi ishingiro ry'umurimo wacu ku ruhando mpuzamahanga duhuriyeho. Ishyiraho ibisabwa byoroshye ariko byibanze. Nta leta ishobora gukoresha iterabwoba cyangwa se gukoresha imbaraga mu kurwanya ubusugire bw'ubutaka cyangwa se ubwigenge bwa politike ku zindi leta.
iri hame si itegeko n'abandi barabizi, ahubwo niwo mutima w'amasezerano mpuzamahanga yavutse ku bw'ibyago byabaye mu kinyejana cya 20. Ni umurongo narenga wo kurinda hagati y'ituze n'akajagari, hagati y'amahoro bishingiye ku mategeko ndetse n'akajagari kagiye kabaho byatumye amategeko agira agaciro. Rero iyo ubusugire bw'igihugu bwibasiriwe, iyo imipaka ihanganye n'ikoreshwa ry'intwaro, iyo imitwe yitwaje intwaro iterwa inkunga cyangwa se igakoreshwa mu buryo bwo kurenga ku mategeko, ibi si umutekano wa muntu gusa cyangwa se ku gihugu gusa, ni akaga no ku ruhando mpuzamahanga. Iki ni cyo twizera ko ubumwe bw'ibihugu byinshi bucika intege. Ni icyizere hagati y'ibihugu zacu kiri kugenda gitakara. Amategeko mpuzamahanga natakaza ingufu azaboneka guhohoterwa, natakaje ubushobozi bwayo kwirwanaho mu buryo busobanutse neza, kimwe no guhuza ibintu no kugendera ku mahame amwe yo hejuru kuri buri wese no kuri ibi byose bizaba bigoye. Ni kimwe rero no ku bimwe by'ingenzi ku buzima bwacu. Ntidushobora gukora n'abafatanyabikorwa bacu kwa mpuzamahanga dushingiye ku mahame akoreshwa ku miterere y'indagurika gusa, ahubwo tugomba kuzitaho. Ntidushobora gusaba ubusugire mu bibazo bimwe na bimwe ndetse ngo ducemo uduce ibindi. Ntidushobora kurengera ubunyangamuryagayo ahantu nyaburanga kandi twirengagije ahandi. Ahubwo ntidushobora no kubaza abaturage kwemera ko ibihugu byinshi bigendera ku mashyirahamwe niba ubusumbane bw'ibihugu byinshi bukomeje guceceka cyangwa se gucika intege ku mategeko mpuzamahanga mu buryo bweruye. Amahoro asaba ubwumvikane, ubutabera busaba ubwumvikane, kandi amategeko asaba gukorana kw'abantu bose. Bagore namwe bagabo, kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi shusho ifite aho ihurira by'umwihariko. Igihugu cyanjye kiguzi cy'intambara. Dufite imiryango myinshi yimuwe yavanywe mu byabo, abaturage bafite agahinda gakomeye bitewe n'urugomo bakorerwa, abagore bahohoterwa, icyunamo cy'abaturage bibasiriwe n'ubwicanyi, ndetse abana bakabuzwa ishuri, umutekano w'ejo hazaza ntuboneke. Ibi bitwereka ingaruka zabyo n'ikoreshwa ry'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko, umutungo kamere, ubutunzi bw'igihugu, aho gutera inkunga iterambere ry'ingufu mu gihugu biba isoko y'intambara. Igihugu cyanjye kimaze imyaka myinshi gikorerwa ibikorwa bibe cyane cyane mu burasirazuba, aho umutekano umeze nabi kandi ubuzima bw'abaturage bukaba buri mu kaga. Rero hari ibikorwa bikomeye cyane by'imitwe yitwara igisirikare, aho bibangamira ingendo z'abasivili, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubusugire bw'ubutaka bwacu bukaba bwibasirwa. Uku kuri si ikintu gusa imahanga abona, ahubwo ni ikizamini mu karere kacu, kuri Afurika yose, mu muryango mpuzamahanga. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyemeza ibiganiro, ikomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa ibyo igamije mu karere, mugabane n'ububanyi n'amahanga. Icyo adusaba dushaka kugikora. Twishimiye gahunda zo kugarura amahoro iyobowe n'umuryango umwe bwa Afurika ndetse n'imiryango yo mu karere, ibihugu byo muri UN, n'ubufasha bw'iterambere rirambye ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Twemeye imbaraga zakozwe cyangwa zakomeje guterwa, imbaraga zakomeje gushyirwa mu kugabanya iyi ntambara ku masezerano atandukanye kugira ngo tuzane amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko amahoro ntabwo ari isezerano ry'akanya gato gusa, igomba guhindurwa ahubwo igikorwa gikomeye. Tugomba kwemezwa ko ku butaka dufite amahoro, tugomba kugarura ububasha bwa leta ahantu hose, tugomba kwemeza ko turinze abaturage bacu bose, tugomba kwemerera gutahuka mu buryo bw'icyubahiro, ubushake, umutekano kuri izi mpunzi zahunze intambara. Amaherezo tugomba gutegura inzira kugira ngo ubutabera bukore akazi kabwo, dusaranganye n'ibindi munyihanganire, ahubwo habeho guhana, kubabarira cyangwa se ubwiyunge. Intambara muri Repubulika ya Kongo irarenze kure cyane imipaka yacu. Ntabwo ari ibijyanye n'umutekano gusa,
ikomoka mu gihugu cy'Afurika hagati muri Afurika, ahubwo ni gahunda ihamye mpuzamahanga ibyo tuvuga byo kwirwanaho, kuko ahantu hose amategeko y'abantu benshi abakomeye batsinda mu mbaraga z'amategeko. Nta bantu rero bafite umutekano urambye amategeko adakora. Aho imitwe yitwaje intwaro igeze hose, amabwiriza ya politiki y'ububanyi n'amahanga, umutekano rusange bihita bigabanuka. Aho hose hashobora kwihanganirwa ibyo bikorwa, urugomo rusubirwamo. Aho umutungo kamere uri hose hakomezwa intambara kugira ngo hatange ubuzima, amahoro ndetse n'umutekano. Aho hose habera imibabaro y'abaturage, bifatwa nk'aho bidafite agaciro, ubumuntu busanzwe bwavuyeho. Niyo mpamvu rero tugomba kwanga gupfobya intambara nk'iyi. Ntabwo dukora ibishoboka byose mu burakari, nta n'umwe ubikurikiranywe hose. Ntabwo dushobora, ntituzigera twemera duceceka cyangwa ngo twemere ko abahohoterwa bakomeza guhohoterwa. Twarabyibagiye ibyo ngibyo. Ntidushobora kureka uburenganzira mpuzamahanga ngo buhinduke ururimi rw'umuhango rudafite akamaro nyako. Amahoro ntabwo avugwa gusa mu magambo, ahubwo bibaho kurinda binyuze mu bikorwa. Dushimangira ubutabera ndetse turwana ku nshingano, kandi iyo abafashwe ku ngufu batitaweho mu buryo buhamye, nta butwari nta n'imbaraga biba bigaragara. Ba nyakubahwa bagore namwe bagabo, Afurika yakunze kubonwa nk'aho umugabane aho umuntu aza gucunga ibibazo. Bigomba kuba ubungubu bizwi icyo ari cyo. Niyo mpamvu umugabane utekereza ku mahoro, kubaka, gushaka ibisubizo byubaka, kwiyemeza burundu inshingano zawo mu miyoborere y'isi yose. Ubunararibonye bwacu mu buhuza, uburyo bw'uturere, imigenzo yacu yo mu biganiro, kwihangana kwacu ndetse n'imbaraga zo kubaka bigize umusanzu w'agaciro ku mahoro mpuzamahanga. Binyuze muri iyi nama ya Rwanda, umugabane wacu uvuga ko udashaka gusa ngo kumvishwa ukubabara, ahubwo dushaka gutegana amatwi tukagera igitekerezo kizima. Afurika irasaba gukomeza kuba indorerezi y'urutonde mpuzamahanga, ifite intego yo kuba umufatanyabikorwa cyangwa se ugomba gushaka amahoro mu rwego rukomeye. Kubera iki? Ni itegeko ryo kwemera imikorere myiza ndetse no kugirana icyizere, kubera ko isi ifite uburyo bwinshi idashobora gushingira ku nzego mu buryo burambye bigaragariza ukura kw'abantu, uturere ndetse n'imbaraga zo mu kinyejana cya 21 ko ari umutekano. Repubulika nka Congo rero igiye kumva byose, igira uruhare muri iyi nshingano ya Afurika ndetse no kwanda mpuzamahanga. Kuva ku ya mbere Nyakanga, igihugu cyanjye cyagize icyubahiro cyo gufata umwanya wa mbere wo kuyobora akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye. Iyi nshingano twahawe iriho mu buryo mpuzamahanga, cyane cyane birimo kurangwa no kwiyongera kw'ibibazo, kandi kubera kwihuta ko kuvugurura icyizere mu mahame ashingiyeho kubana kwacu dusangiye. Uyu munsi turi mu Rwanda, nanone nicyo turakomeza gukora, ni nacyo tuzajyana New York. Itegeko ryatanzwe rishingiye ku mategeko mpuzamahanga, uburinganire bw'ibihugu, kubahiriza imihigo, kwirinda amakimbirane, kurinda abaturage b'abasivile, ndetse n'inshingano dufite dusangiye nka buri gihugu cyose gishaka amahoro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntivuga gusa ku mahoro kuko izi ntambara, tuvuga ku mahoro kuko twizera ejo hazaza, tuvuga ku mahoro kuko tuzi ubushobozi bwayo. Umwanya w'ingamba n'uruhare rwacu muri Afurika yo hagati ushobora gutanga umusanzu wo gutekanisha akarere, umutekano, iterambere rusange dusangiye. Igihugu cyo hagati kiri mu mutima wa umugabane. Repubulika ya Kongo ni ingenzi ku buringanire bwa Afurika yo hagati n'akarere k'ibiyaga bigari, ariko ubushobozi ntibushobora gukorera Afurika byuzuye kandi mu buryo budasanzwe inyokomuntu idafite amahoro.
rero impamvu za repubulika amahoro muri Bonasa Congo ntabwo ari itegeko ry'igihugu gusa, ahubwo ni ku ruhando mpuzamahanga, ni itegeko ry'akarere, ni igikenewe muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Ba nyakubahwa bagabo namwe bagore, iyi nama ya hano Rwanda ntigomba kuba irindi tangazo, ahubwo igomba kuba ubwitange bwo ku rwego rwo hejuru, kwiyemeza kurengera uburenganzira mpuzamahanga aho bizaba biri hose, hari akaga hose, dukumira amakimbirane mbere y'uko azana ibyago, turinda abasivile, tubarinda guhinduka abanyamibabaro, dushyigikira ubuhuza, inzira yizewe ya politike mu by'ukuri, turwanya kudahana kandi harimo n'ibyaha bikorwa tubirebesha amaso yacu. Tugomba kumva neza yuko imiyoboro y'intambara zigomba guhagarikwa, tugomba kwamagana kwivanga ndetse no gushyigikira amatsinda yitwaza intwaro, ibikorwa by'ubucancuro ndetse n'uburyo bwose bwo guhungabanya umutekano wa leta bigomba guhagarikwa. Amaherezo rero tugomba gusubizaho umuhigo wacu, umuntu wese twavuga tuti akwiriye amahoro, kubera ko abantu twebwe duhagarariye ntabwo bategereje gusa amagambo turaza kuvuga, bategereje ibyemezo, bategereje imihigo ifatwa, bategereje ibisubizo bigaragara, baradutegereje ngo dutsinde, tuzane imbaraga, tuzane uburyo bwo kuzana ubutabera ndetse turwanye ukudahana, amahoro aboneke hose. Mu gihe rero twizihiza isabukuru y'imyaka 80 yitangira dukurikiza amasezerano y'ubutegetsi y'umuryango w'abibumbye, inshingano zacu ze kuba kwizihiza gusa iyi myaka, intego yacu yo gushyira isezerano mu bikorwa. Iri sezerano ni ryoroshye ariko rinini cyane, kubungabunga ibisekuruza by'ejo hazaza, icyerekezo cy'intambara ntikizongere kubona inzira. Nta kintu na kimwe gikwiriye kumbwa, nitwe dufite itegeko mu biganza. Niba koko dushaka kurangiza intambara, tugomba gutangirira ku gusubizaho imbaraga z'amategeko. Niba koko dushaka kurengera amategeko mpuzamahanga, tugomba kuyashyira mu bikorwa buri gihe, nta guhitamo kandi nta bwumvikane buke buhari. Niba koko dushaka kurinda ibisekuruza bizaza, tugomba kugira icyo dukora aka kanya, n'ubutwari, bwumvikane ndetse n'ubumuntu. Bityo rero inama hano y'u Rwanda irusheho kuba nziza, ifite icyerekezo cya diplomasi, kuko irabigiye nk'ikimenyetso cyo kwiyemeza ndetse ikaba aho ibyifuzo bishyirwa mu bikorwa byo gushakisha amahoro ari icyifuzo gikomeye cyane, inshingano zihuse. Ni kuri iki cyerekezo rero turimo kubungabunga umurage w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye binyuze mu bumwe. Ni muri ubwo buryo bwo gutuma tuzasubiza itegeko rikomeye rikazana ubushobozi. Ni muri ubwo buryo amaherezo bizahererezwa abazadukomokaho mu bizaza bafite amahoro ku ruhando mpuzamahanga mu buryo buboneye kandi bafite icyizere n'amahoro. Ndabashimiye cyane. Akora remeza yuko bongeye kuzana abandi basirikari n'indi tsinda ry'abaparacommandos bafite ibikoresho bya gisirikari bidasanzwe berekeza mu gice kigana Katoyi ndetse na Luke. Abasirikari ba FARDC bagejejwe n'izo position cyangwa se nk'ibyo byerekezo, umugambi wabo ni wa wundi, ngo nukurwana na M23 kuyica intege ndetse no gusubizaho ubusugire bw'igihugu no kuzana ubutegetsi bwa leta mu bice byari bwaravuyemo, yase mu bice byari byarigaruriwe na M23. Aya makuru atangazwa akavuga ko FARDC ibi byose iri kubikorera ikintu kimwe gusa. Icyambere ngo nukugira ngo ihamye neza ko Kinshasa yitaye ku mutekano wuzuye w'uduce twose. Ngo bari bavuye muri kara gace ka Nkingwe bibwira ko M23 nayo iraza kubahiriza ibyo yiyemeje, maze ikava mu bice byose byinshi kugira ngo be gukomeza guhagarara ku ruhande rw'imirwano. Agaragara neza cyane ko basaga nkaho bari kugaragaza yuko bo bashaka ko amahoro ahinda, gusa bakabona ko M23 itari kwitegura igikorwa nk'icyo ngicyo. Ibyo byaje gutuma FARDC yongera kuzamura abasirikare, noneho isa niba gutesheje agace k'ingenzi cyane ka Katoyi ndetse abandi basa n'aberekeza mu gice kigana muri Kinigi, nko kongera kwerekana neza cyane ko ubu ngubu noneho baje
bazanye ibikoresho byinshi. Amakuru yemeza ko babonye ababyitegereje babonye imirongo myinshi turuka muri Kazinga mu gice cya Walikale y'abasirikare benshi bambaye imyanda isa nk'iya Force de Tigre, ndavuga ya myenda ifite amabara y'umuhondo, icyatsi mato mato, urayibutse yani forme ibanziriza iyo bafite umunsi nshyashya, iyo bigeze kugaragaza neza neza bakagaragaza ko ari ibisamagwe, imbaraga z'ibisamagwe Force de Tigre. Iyi rero ngo nizo zagaragaye ziza muri kino cyerekezo cya Katoyi. Amakuru akemeza yuko baje gutanga renfort, baje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagarike M23. M23 ariko minsi ishize yari yavuze neza ko iri kubona FARDC iri kuzuza abasirikari mu byerekezo M23 ikoreramo, ko bisa naho FARDC hari ikintu iri gupanga, ko bisa naho FARDC iri kwitegura intambara yeruye na M23 aho gushakisha uburyo bagera ku mahoro arambye, ko FARDC irimo gupanga intambara. Ibi byavuzwe na M23 ubwayo ivuga ko FARDC kugaragaza umwuka wo guhagarika imirwano aho iri kugaragaza umwuka wo kurwana. Ibi M23 yongeye guhamya neza ko itazabyihanganira, yizakomeza kurinda uburenganzira bw'abasivili, ibarikinira amahoro n'umutekano, mu gihe FARDC yabitabishaka izakomeza M23 gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde abasivile bafite ibyago. None ahanga muri Kivu y'Amajyaruguru urumva hazanwe ibikoresho byinshi n'abasirikare benshi. Bivire muri rimwe siho honyine hazanwe abasirikari. Urabizi neza ko minsi ishize wumvishe ibyavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo mu gice kigana muri Baraka, ndetse umva n'abasirikari bagejejwe nyine aho ngaho Baraka, unumva abandi basirikari bivugwa ko bagejejwe mu gice kigana Kalemi, bafite n'ubwato bunyaruka cyane buzwi nka speedboat bwahawe abacacuro bo kuzakoresha barinda Tanganyika, numva barinda Kalemi. Amakuru aremeza yuko irindi tsinda by'abasirikari ryazanywe na kajugujugu ryaguye Kindu, n'abasirikari bari mu ngabo zidasanzwe Force de Hebrew Force. Ariko amakuru akemeza yuko bimwe mu bikoresho bazanye byagaragaye neza ko ari ibikoresho bishya bitigeze bigaragara kuri tele, harimo imodoka ndetse n'ibindi bikoresho. Gusa mwavuga ati none imodoka izava Kindu izagere muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa niyo kurinda Kindu? Nabyo birashoboka. Kindu iri mu ntara ya Maniema nayo M23 yitunza agatoki ivuga ko bagiye kuzayataka bakayivanamo kimwe na Tanganyika mpaka bakazatera bageze Katanga. Niko M23 yateguje FARDC ko nyuma kuvanamo Minembwe Katanga ari itahiwe kandi Katanga nayo izabohorwa. Ibi rero FARDC yise ivuga yuko aragasuzuguro n'agasumburuso gakomeye, itabategura nabo ngo uburyo bukomeye cyane bwo kuzirwanaho ahariho hose FARDC yagabwa igitero hazasa nk'iteguye. Bisohoka cyane cyane ko abasikari bageze Kindu atabakoza muri Kivu y'Amajyepfo arabokomeza guhagarara Kindu, barinda ikibuga cy'indege cya Kindu gikunze guhagurukiraho ibitero bya gisirikari indege za drone ndetse na Sukhoi, kugira ngo barinde ibyo bice bitazagwa mu maboko ya M23. Bavuga ko M23 yakamesheje ikavuga ko ishaka gukora intambara kuri iki gice cya Maniema, kugira ngo nibiramuka bibaye FARDC ifite uburyo bwo kwirinda bw'uburinzi bukomeye, muri make izabishoboye kwirwanaho no kwirwanirira uko bizagenda kose. FARDC izabishoboye guhangana na M23. Iki kikaba ari igikorwa gikomeye cyane FARDC irimo gupanga ahangaha Kindu, Kivu y'Amajyepfo, ndavuga Baraka, ndetse ukongeraho na Kivu y'Amajyaruguru muri abice bya Masisi ugana Katoyi, aho bari gushyira imbaraga za gisirikari, aho ari kwitegura igikorwa gikomeye cyane cy'imirwano itarigeze ivugwa na mbere hose, igikorwa gikomeye gishobora kuzana irimbura cyangwa se gutakaza ibirindiro kwa bamwe ari M23 cyangwa se ubwo nyine FARDC muri rusange. Ibyo byose bishoboka ko umwe muri bo ashobora guhombera muri ibi bitero nyirizina bikomeje gupangwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa FARDC iravuga iti twebwe ntacyo dufite cyo guhomba, ubutaka ni ubwacu, akarere ni akacu, ndetse ubusugire bwa Kongo ni ntaganirwaho. Wumva yuko dushobora kuzatakaza ubutaka bwacu aribeshya cyane, ntago bizakunda ko dutakaza na santimetero nimwe. M23 nayo iti barababeshye rero natwe nuko uduce twafashe twaratubohoye byararangiye, nta gace na kamwe dufite gutakaza, tugomba kuturindira umutekano ku cyiza n'ikibi, ahubwo abibwira yuko tuzagira agace dutakaza nabo baribeshya. Uruhande rwose rurahiga, uruhande rwose rugaragaza ko ari urunyembaraga, uruhande rwose rugaragaza neza icyo rurwanira, ndetse no kugaragaza ko badafite gahunda yo gusubira inyuma kuri uwo mugambi wabo cyangwa se icyo cyemezo bafashe cyo gukomeza gukora intambara ku ruhande rumwe cyangwa se urundi.
tugaruke nanone ku makuru ari kuvugwa ni M23 nsa nkaho maze kwikubwira yahakanye neza ko nta birindo na bimwe izavamo zo muri Kivu y'Amajyaruguru kimwe no muri Kivu y'Amajyepfo. Yemeje yuko ibitangazwa kuri M23 byo kureka ibirindiro zayo ari ibinyoma. Nyuma makuru yatangajwe yuko bimwe mu birindiro byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho muri Masisi byasizwe na M23 igasa nk'iyerekeza abarwanyi bayo berekeza muri teritwari ya Lubero bavuye muri Masisi. Ibyongeye kwibazwaho na bamwe bakavuga ati M23 kitangiye kureka ibirindiro byayo yavuze ko nta na santimetero nimwe izatanga. Mbonima yemeje neza ko ibyo ngibyo biri kuvugwa byo kuva mu birindo kwa M23 atari ukuri ndetse biri gukwirakwizwa ku bw'inyungu za politiki ngo za Kinshasa, ngo ntabwo yigeze itakaza ibice byayo muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse asaba abaturage gukomeza guhuza umutima no kumva ko barindi umutekano na M23 idashobora kuzabasiga uko bizagenda kose. Ihamya neza cyane ko ikishyize imbere ari umutekano wabo kandi izawubaha nta kabuza. Ayo mahoro n'umutekano M23 ibisezanira abaturage ko izabibaha mu buryo bwuzuye, nta muntu numwe uzigera azambura aba baturage nyuma yo kubona M23 ibazaniye amahoro, ngo bakomeze kumva ko barindiwe umutekano mu buryo bwuzuye. Nkuko ibinyamakuru zo muri Kongo zasubiye magambo ya Bwana Mbonima n'umunyamabanga mukuru horaho w'ihoro rya FC23 Benjamin Mbonima akanye mu makuru avuga ko uyu mutwe uziye kuva mu buce bwo mu rasazo bwa Kongo, ashimangira ko nta hantu teze kuzajya. Ibyo byose ari ibinyoma ndetse no kwiganirira. Si ubwa mbere bamwe mu bakongomani bumvikanye basabira u Rwanda ibihano, ndetse bakavuga ko ingabo z'u Rwanda zikwiriye kuvatirwa ibihano cyangwa se zikarwanywa mpaka zivuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo u Rwanda ruhakana ko nta ngabo rufiteyo, ko nta musikari n'umwe rufite ku butaka bwa Kongo. Ariko ibyo ntibituma abakongomani batari bamwe basabira u Rwanda ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu muryango w'abibumbye, ngo u Rwanda rukwiriye gufatirwa ingamba zikomeye cyane ngo nyuma y'icyo bita ibitero bikomeje kubaho by'ubushotoranyi ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo Kongo ivuga yuko ari intambara y'ubusahuzi u Rwanda rwashoye kuri iki gihugu cya Kongo, intambara ngo igambiriwe kwiba cyangwa se igambiriye kwiba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagasaba ko u Rwanda rero rwafatirwa ingamba ndetse rukamaganwa ku ruhando mpuzamahanga ubw'iyo ntambara rwashoye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Societe civile yo muri Masisi yasohoye itangazo cyangwa se yasohoye ubusabe isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ingamba zikarishye igihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ngo u Rwanda rusa n'ubundi n'urwongeye gukomeza ibitero byabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko ibihano bishobora gutuma u Rwanda rucisha make muri iyi ntambara rukomeje gushora kuri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko iyi societe civile ibivuga, bikaba ari ibintu bikwiriye gukorwa byihuse cyane kugira ngo ubushotoranyi bw'iyi ntambara bube bwahagarikwa mu buryo bwuzuye nkuko babigarukaho. Gusa ariko nubwo bari kuvuga ko bagomba gusabira u Rwanda ibihano, hari ikintu kimwe gusa banavuga. Bavuga ko igisirikare cya Leta ya Kongo kitagomba gukomeza gutererana abaturage, ni nyuma yuko bavuga ko gisa n'iki kubatererana mu gihe gikenewe cyane, ahubwo na rubanda gikenewe n'abaturage cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho, kuko muri kino gihe ngo ariho abaturage bakomerewe cyane kurusha mbere hose. Aricyo gihe rero bakeneye amahoro, aricyo gihe bakeneye igisirikare cyo kuba bugufi cyangwa se abo kubandira umutekano batabatererana nkuko babigarukaho. Reka dusome mu magambo bivuga ko banditse, yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Radio Okapi. Igihe ntarengwa cyashyizweho na Washington cyarangiye nta kimenyetso na kimwe cy'uko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Kongo kuwa gatatu tariki 15 Nyakanga 2026 ubwo amasezerano ya diplomasi ya Amerika yahaye u Rwanda yo guhagarika imirwano cyangwa se inkunga y'ubufatanye na M23 no kuri ingabo zo ku butaka bwa Kongo yarangiraga. Societe civile ya Masisi yemeye ko byananiranye, isaba ko hafatwa ibihano bitewe no kwirengagiza uyu muburo no kwiyongera kw'imirwano ku butaka. Imiterere y'abaturage bahise bahuriza hamwe basaba ko Amerika yabona ko barenze ku magambo yayo, ahubwo agakomeza gushyirwaho imirongo itukura cyangwa se uburyo bukomeye cyane bwo kurwana urugamba. Itangazo ry'itariki ntarengwa ryo guhagarika imirwano ryari ryo muri Nyakanga ryabanje gushyirwa hanze na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio n'igice cy'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ntacyo iryo tangazo ryigeze rigeraho, aho kwiyemeza ngo kuva mu ntambara ingabo z'u Rwanda zikomeje kohereza ingabo zifite n'ibikoresho gukaza ibitero ku mijyi myinshi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Societe civile Radio Okapi isubiramo
Cresphore Mitondeke umuvugizi mukuru wa societe civile ya Masisi yaramagana agahinda k'abaturage bakomeretse kubera ko nta buryo bwa diplomasi buhagije bwigeze bubaho ngo habeho kwizezwa amahoro n'umutekano ndetse no gufatira ingamba abo yita u Rwanda. Ati abaturage ikibabaje ni ukugeza ubu batarabona ko nta cyahindutse ku butaka. Abaturage barimo kubona ibitero ku mitwe itandukanye cyangwa se ikorwa imitwe itandukanye y'ingabo, kongera ingabo ku mirongo itandukanye aho kwikura ku butaka nk'uko byasabwe n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu bizaba ngombwa kongera gutekereza ku ngamba zose zashyirwaho kugira ngo haboneke ibisubizo bifatika kandi bigire ingaruka ku butaka. Ati bigomba gukorwa. Bibutse ko ubu atari bwo bwa mbere basabye White House ngo ibyiteho. Societe civile mu gace ka Masisi irimo gushinja White House ko ku buryo butaziguye ko yizewe nk'urwego rw'ubuhuza igomba kugira icyo ikora. Rero ndasaba Washington gufata imyanzuro y'amategeko na politike ku bijyanye no gukomeza kurenga ku mabwiriza yayo ubwo bikorwa nyine igihugu cy'u Rwanda ko bavuga. Uyu muryango abaturage urasaba ko hakorwa igenzura ryihuse ry'uko imihigo yashyizweho mu rwego rw'ubuhuza bw'Abanyamerika yubahirizwa. Ukavuga ko kuva basaba ituze kugeza ku gushyiraho ibihano bigamije kandi bigomba guhana abatavuga rumwe n'iyi nzira ari ngombwa nk'uko societe civile ya Masisi bivuga. Umuterankunga urwego rwo gukemura ibibazo byo mu biyaga bigari, Washington ubu ngiri mu nzira yo kwerekana ubushobozi bwayo bwo gushyira mu bikorwa imirongo yayo itukura iba yashyizeho kugira idakomeza gusuzugurwa. Rero ngo ni igihe gikomeye Washington nayo igomba kwigaragaza ko ari inyembaraga apana kwica amazi ngo nayo ibikunde yicecekere ibyihorere ireke kugira ikikora ireke kubyitaho. Ati Washington namwe mukwiriye kugaragaza neza ko igihe kigeze kugira ngo mwubahwe mwiyubahishe ku ruhando mpuzamahanga. Amasezerano mwatumye asinywa ashyirwe mu bikorwa nta kabuza. Ibi nibyo abaturage benshi bo muri Kongo basaba ko bizakorwa byihuse kandi bigashyirwamo imbaraga kugira ngo amahoro n'umutekano babuze by'igihe kirekire abashe kuboneka. Niko abaturage bavuga ko ari cyo kintu cyonyine cyakorwa kugira ngo bemeze ko noneho ubuzima bwabo bugiye kubona icyo babuze, bagiye kubona amahoro, bagiye kubona usugire ubutaka bwabo bwongeye kubuhabwa kugira ngo hirindwe ko hakomeza kuboneka impfu nyinshi z'abasivili ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko bavuga hirindwe ko hakomeza kuboneka ukubabara kw'abaturage b'inzirakarengane muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko ngo bikomeje gutyo ntihagire igikorwa n'ubundi abazapfa baba benshi, abazapfa bazakomeza kugwira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara hari hitezwe amahoro yazanira igisubizo abaturage bamaze igihe kinini cyane bababajwe n'aya makimbirane atarangira yo muri Kongo. Bakavuga ko igihe kigeze rero kugira ngo iki kibazo cyitabweho kandi kibonerwe igisubizo ku buryo bwuzuye. Hanyuma nubwo basaba yuko Amerika ifata ingamba zikomeye kuri iki gihugu cy'u Rwanda, ahubwo hari ubundi buryo bukomeje gushakishwa bwo kugera ku mahoro arambye, ari bwo buryo bwakorewe i Goma aho AGVM Plus rwa rwego rushinzwe gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Kongo abaturutse ku mpande zitandukanye bongeye guteranira i Goma kugira baganire ku buryo bwo guhosha umwuka mubi ukomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 MONUSCO ndetse n'abo mu itsinda ry'akarere gashinzwe gukurikirana umutekano ku mupaka bahuriye i Goma mu nama nyirizina yo kwemeza guhagarika amakuba ku baturage ndetse no kuzanira umutekano abasivile bose muri rusange no kwemeza ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo yiyemejwe yo guhagarika imirwano imaze igihe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yitabiriwe n'intumwa za Repubulika ya Kongo mu gisirikare zo ku rwego rwo hejuru zazanye na Viviane Van der Pel umuyobozi wungirije wa MONUSCO. Bose bakaba baragiranye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo i Goma. Gahunda ibazanye ari ugukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyiyemejwe byo guhagarika imirwano. Viviane Van der Pel yazanywe na kajugujugu ari kumwe n'abasirikare baturutse Kinshasa barimo afite ipeti rya Lieutenant Colonel ndetse akaba harimo nanone kwiyemeza uburyo buhamye bwo guhangana n'iki kibazo mu nama nyirizina bagiye cyangwa se bakoreye i Goma. Icyavuyemo ngo nuko hagomba kwitabwa cyane cyane ku gisubizo kirambye cyo gushakisha amahoro no kuzanira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Bari Goma bose impande zose
biyemeje ko nta kabuza iki kibazo kigomba kubonerwa umuti, kandi ari Kongo ari M23 bose bagomba kumva ko ari bibareba, nta ruhande na rumwe rugomba kwivana muri aya masezerano agomba kuzana amahoro. Birumvikana ko ngo ni buri wese ugomba kumva ko ari ikintu gikwiriye, ari igikorwa gikwiriye kwitabwaho cyane mu kubona amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 isabwa kureka gukomeza kurwana, Kongo nayo isabwa kureka kurwana, basabwa kureka gukoresha indege za pilote muri iyi ntambara, basabwa kureka gukoresha imbunda zangiza abaturage nk'uko babisabwe mu minsi yashize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahuza i London bongera kubiganiraho ko intambara igomba guhagarikwa. Izi ntumwa za FARDC igoma zakiriwe neza, zicumbikirwa na M23 ndetse bananirwa umutekano na M23. Bamwe barabinenga bakavuga yuko ari ukwisuzuguza, bandi bakavuga yuko bigaragaza ko Kongo ikishyize imbere ari amahoro atari icyubahiro. Gusa ariko byose bikabikomeje kugorana kwemeza yuko intambara ijye guhitirangira by'aka kanya. Bamwe babona ko bikiri kure cyane nk'ukwezi, uko ibintu bigaragara kuri tere ntago bitanga ngo icyizere cy'amahoro, ahubwo biragaragaza neza cyane ko ihangana rishobora kongera gutangira vuba cyane, vuba mu gihe M23 yaba yongeye kugaragaza nayo ubushake buke aho kuba mu kigenzura, kuko Kongo nayo ivuga yuko yifuza kubona M23 ibanje yava mu bice igenzura, aribwo bazemera kugira icyo baganira. Ibyo bitari bizaba Kongo igasa naho yerekana ko idafite gahunda yo kuzaganira na M23.